Yes, Mishu. Wanumbwiye ngo nkukure kuzuba ewana ariko reka noneho ngo hamagara uriya mutipe urumva mushuti wa Danizo abunge kandi nizere ko nawe byiburi uce bugufi yanjye nagomba nshaka ibintu by'amatiku kuko n'ubushize nubundi hari undi mukobwa nanakoresheje ikiganiro nawe arambwira ngo nawe ngo yamusabye ngo kumusowagenye Ese mbona utari kubyemera urabyemera se yewe ngahamagara oya ni nyangamugayo nawe ngiye ikintu ngiye cyanyunga nawe rero nuko ubwiwe yatera intambwe nanjye gatera indi kuko yarandakaje nanjye ndarakara twese turarakaranya urumva twivamo turavuga koko rero we ubwiwe dusabanye imbabazi nibyo byaba byiza naho uwo muntu oya uwo muntu nawe ni inshuti yiwe uwo muntu nawe ni inshuti yiwe azaho nahuriye na Danizo azaho twahuriye kuko buriya nawe yegeze kubimbwiraho arambwira ati ko Mishu ari kumuvugana ari kuvuga nabi inshuti yanjye ati buriya ni ukubera iki ntabwira nti rero arabizi n'uwo muri social media nawe yarabikurikiranye byose arabizi uwo ari we wese arabizi ni inshuti ye baranagendana uwo muntu ugiye guhamagara icyo cyose bamwita Shamirega ntago namuhisha bamwita Shami na wabo muri social media agira channel yiwe bita Shami Empire urumva n'abantu bose bari muri showbiz nyine arabiza ukuntu agira gute abyorganiza fresh urabyemera se shanje nta kintu bintu nka oya ngereka muhamagare urumva se noneho numve yuko ari na hafi ariko arankundira ndabizi arankundira ntago ajya nsuzugura ari kugira amahane wa ndabizi ariko na urutarimbana ibinyoma nawe uri nkanjye Yes allo umeze gute Shami umusaza nguhamagaye ndi mu kiganiro urabona ewana wa mushuti wawe bita Danizo ewana ari wa musista w'inshuti ye nawe yaramubwiye ngo yaramubabaje byahatari bamwita Mishu none nagira ngo nkusabe byiriwe waza nko mu kaganiro ho gato nk'iminota nk'ibiri n'ubundi urabona twari tugiye mu lunch time ariko naza nizere ko bidatinda ari iminota ari move byahatari ni move bana fata move kabisa ubanguke mwana fata kabisa ntari bireka nze ngwemo ntari bije wowe mpereza move ndahita maha location nta kibazo kabisa ndaje kabisa sawa araje se ko ufite ubwo aho se ubwo babwize ko nta deni ndimo umuntu mani twebwe kuri ino si tuba turwana n'ubuzima nta bantu dufite kurwana nabo ariko turwana n'ubuzima barandi rodi ba nyiri byondo baba bari kudukomangira urajya kuri ngo utongana n'umuntu ngo umuntu washatse hubwo ibiceri uri gutongana ibiceri ashaka mani bicere kuba Daniza natangiye guta isaro kabisa ariko reka nkubwire kuvuga ngo kwaka umusuwagenge si ikibazo kuko abahungu mwese muriyizi 25 twaranabyakire ngo mwane mangwirari sibyo ngo namwe ngo ariko ngo muri inzabya zoroshye kandi navuze ngo inzabya zoroshye ko kaguze ese barumbwire no muri Bible birimo oya biriya nimfasha nyigisho ikindi kandi tugira urukundo iyo umuntu akunze gukunda kumwebwe utinya umugabo ukunda nyashi kandi nyashi ndayimuziva wamubonye uwo muntu ese kutamusuhuza ubishaka musuhuza ubishaka ariko se wamusuhuje ko aje kufunga nta gahunda afitanye nawe oya nese kutangiye kukugira kugira ngo ariko se ko mbona yarakaye oya reka nguterera agate wifunika rwose reka mbegeranye nari abantu bose babaho bafite agaciro ubu ngo mugiye kuvuga ahangaha ngo ngende hari ngo ngende muje kutwumva urabyemera se ni ikibatso none se ngo bimeze bite man Shami muye mu kazi man umeze uteze fresh kabisa ni ubwa mbere uje kuri IM papa yase mu mbere se saka modo ni movie hitiza yiru ni movie ahizateka none se ngo bimeze bite sister ariko se nawe uri kamubaza oya buretse ndimo ndashaka kukubaza amakuru yawe kugira ngo tubanze mbanze umubaza amakuru ameze neza numvisha bakwita ngo Shami amakuru yanjye ameze neza
Okay, kabisa nishimiye kuba ndi hano kuri IM Empire Irakiza Media TV, abakunzi banyu bose ndabasuhuje. Ewana ni move kabisa, navuga ngo ibintu byose ni sawa, nameze neza. Nago namutokinze Jesse nende kumurabura muhaye ikintu bita gutese nama wizard yari. Oya. Okay, ariko se ariko mbanze mbaza makuru ariko yashami. Okay. Shami umeze ute? Nifatire kuva kuvugira uri ese ko ndubigize mintuze ako nubundi komeze yimfashe yarambuye akagiye kuyifa ako bagomba no kuyifasha sometime agomba kuyigufasha oya agomba kuyifasha wowe agomba kuyigufasha arayifasha ntago Mishu ntago ari ubwambere agitanze utagira ngo wamujomba umunwa bigakunda kurakayise oya niko biba bimeze aravuze ngo ntago ari ubwambere yitanze ese Mishu n'ubwambere ugitanze se igiki Cyizere nasa n'ubwambere uyifashe ariko anayifata neza uranasa atayifata neza anagitanga neza yuko Mishu gitanga neza reka ayifatire gitanga na mahane ariko kiracyatanze ndi kuvuga ikiganiro Mishu nuko mbona zino kuyifatira nta kwigora ngewe urabona azi kuyifasha ariko ntabwo ngufatira nayo magambo uzanye pe ntacyo reka dureke ku ifatire alright noneho ngo muri inzabya zoroshye ko muri inzabya zoroshye mwagiye ngo nuko nabivuze abagore turi inzabya zoroshye ahubwo nakubwiye ngo nagusoma bibiliya byanditse muhe murongo ese urwabyo bundi uzajya cyo urwabya ni ibiki twebwe tuzi ko urwabya rwa rundi iwacu badutekeregamwe umushogoro kakure ngo bashyiragamo ngo amavuta y'inka n'amavuta y'inka ari akantu koroshye nibyo bageranyije n'abagore twebwe abantu boroshye babashyiramo uzanatinya n'umugore ukomeye pe ndi mu kiganiro uyu nawe ubaka akanya wese baguhamagara ko aba ari akazi kenshi mwihangane mbega mu kazi urumva ndira ngo ni inzabya zoroshye turabona uyu musista nawe atagenda avanga amanuka reka mubwire noneho wamuciye wowe utamureba kuri ugiye kwishinga ibintu by'abantu ngo reka mbahe innovation ngo reka ngire gute noneho rero tudatinze mu magambo urabizi n'umugande yaravuze ngo basimogenze uzi n'ikigande kari nyabo ariko iyo bavuze ngo ogenze wa babisobanura iki ogenze wa bashimire gwenene nacyo ni ikigande ese ko herekanira urukigana atari urunyankore imbaza ngembaza kitufu ni igicucu ese sibyo kitufu ni kuvuga ngo nibyo kitufu cyangwa kuvuga nukuri kitufu ni uruhe rurimi kitufu ni true ni uruhe rurimi urukigande ni ikigande nanjye ndababaza sha Uganda ni language none se uzi ikigande urugande ni language ngaho noneho nubwo bitaragenda neza ngaho akira uwo musore nto mu kigande umubaze ngo amakuru reka yongera nakubwire ngiye nkunda kwivugira iyo umusore nyumubona ahubwo iyo ibyo bintu byose mwavugaga mwabirekaga ndi kubona nta mukunzi oya se kandi oya se kandi deya bebe yera ukunda iki zaza ambo bande ni jaride se niko bazita ariko se Mishu ko wamukunze noneho umva se Mishu ngo bagukunze akambabwire sibyo mwebwe mwishizemo urumva mu muco nyarwanda ngo nagiye ngo twabonye umuntu ngo tumurabura yewe ngo ko twemeye nemeye icyaha ndaheza ubu urabona yuko wana bakunzi ba IM nukuri mutubwire n'ibi bintu umusoro ukora gute se kugira ngo use neza gutya ese ko umukora ufite ubwoba rimwe na rimwe n'Imana iyo wakunze umuntu uramuhaba amubwire nubona witwa ngo uri kuvuga ngo wakunze umuntu ntumugirire isoni ntumuhabe uzamenye ko utamukunze pe umuntu wakunze uramuhabuka ariko reka nkubwire umuntu wakunze nkawe Mishu umusore yabibwirwa n'iki sha buriya reka nkubwire urukundo ni ibintu bitagira forumire pe ntabwo rugira forumire ushaka kundirimbira urukundo ni indwara none se nawe kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose
nawe nagusubize yavuze ngo azikuririmba yavuze ngo azikuririmba urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica nk'izindi zose Mishu wehe cyangwa Mishu na Shami Mishu na Shami oya umva MC nari ahubwo subwo ntiyaya MC nariyo ndaguhamagaye nariyo ndagucirenjinze ngwino wunga abantu ngwino ushingira aba bantu bavugira imisango ubabwire ngo ni ngo ni simbiri sumba karisimbi kompo hari ikibazo muhereze aririmbe muhereze bikanera rwose ahubwo urakoze kumuzana muri mutipe njye wamuhamagaye mfite ishazi bitewe n'ibyo nyine warumuzaniye ariko ngize amahirwe ntiwanabivugaho kuko bireba unyikire vibe unyikire mood kandi uyu mutipe namukunze cyakoze wankunze nawe basha nimuragwamo neza kabisa cyane kuri IM Irakiza Media TV dushingiye Irakiza Media TV dushweje umwana nukuri umva oya kankubwire Mishu umva reka ariya ngo ni Shami urabanza utanga inka aho yareka inka urabanza utanga icyo ufite blood utanga icyo ufite ariko rero mureka mbacira umugani buriya ubwiza bw'umusore mu mugezi bwami ariko ngo inkwano nzayidiringa n'ababyeyi ntabwo nzayidiringa nta musore uba mwiza bro abasore nta musore uba mwiza kandi surivumbuye reka nkubwire ukuntu gahunda zimeze sibyo nyine kuba ari mwiza biragaragara ko ari mwiza ariko ibaze mu ikofi hahubangana mani aho ngaho ubwiza bw'umusore buba butakaye burundu Mishu twebwe abakobwa ukuntu tumeze twebwe uri kumva dufite gushaka amafaranga dukeneye amafaranga abasore namwe mufite ubushyuhe ubwo bushyuhe rero iyo ubuteranyije n'amafaranga ayimini iyo ubuteranyije nabo bamuko gushaka amafaranga hari ikintu kibyarwamo hagati aho ngaho icyo kintu cya hagati aho ngaho Onese karambwe kankunze kandi ariko aragukunze erega akari ku mutima akari ku mutima mu by'ukuri kambabwire sibyo mwabantu mwe mudukurikiye rwose kuri Irakiza Media TV reka mbabwire ikintu nkore uyu munsi wari wandakaje aka kantu nkore ko kuzanira umusore iruhande rwanjye kuri amusingo reka nkubwire Shami kora nk'akageste kerekana ko wamwakiriye ko mwakiriye urukundo kumwakira kora akageste ibaze kandi nje we approaching oya none se sivizi yose kora akageste kavuga ati ewana uyu namukunze rero twivugira apana byemigano singo muyagujiwa none se waretse nkivugira bitewe n'ukuntu yankunze n'iki kumva yuko ese umugani oya nabanza nkorera akageste basi we wamukunze cyangwa ntabwo wamukunze kandi nanjye naguye muri move naguye muri move rero mu muvinga rero no mu muvinge turebe ninjye ugiye kwita nkwase mbere ya telefone mamagare mu rugo mbibabwira oya ubonye umugabo kandi ndamubwira Media yaravuze ati numubona uzamumenya nasimbura ndafatira Numva nagize n'isoni kabisa ese ko mbona ubaye nk'umuntu noneho uyu muci rero ureba ahangaha ufite kujyanisha nanjye reba hano kuri kano kenda reka umva kamera mamanura nimba ndi kwibeshya kubera urukundo cyaze kabisa cyane numva nari ndi muri lunch wakumvishe sibyo nimba ubona wankunze tubijyemo byashoboka ito ukora akageste erega ngende shaka akageste na wundi ufite oya ndana mu mukobwa mfite nkundana nawe nimba nahari yidekrare yari yarabimbwiye muhe mikoro aririmbe yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye isubirize igihe imana yacu ni nziza isubirize igihe imana yacu ni nziza cyane nisubirize igihe ibi bintu ni byiza we baba we urumva ibaze kubona umugabo mwiza nk'uyu none muboneye kuri cana se ntabwo wankunze kuvugisha ukuri twigendere tuve no mu kiganiro muragiye se
tujye kubiganiraho tugende nyine tunabiganira ariko nanjye naguye mu bwabo ufatiye nayo ifata igihe beba kicitse mfite n'umuntu nsanzwe muzi kuri social media ahubwo ngewe nawe kuba nicaranye nawe kabisa ni move bya dare ugisha ukuri oya wibyita ibyo se oya uri kumva ntabwo by'agaciro ibyo si bishaka byo kumenya ko ku macano ku ma social media urumva ngewe nimba rwose wajya ko kumbona ariko wenda wabona wari uzi ko ntagira urukundo kandi ndarugira pe oya ariko nanjye ngiye rufite mwana kandi ngiye urukundo nanjye mpitamo urukundo runarenze kandi rwafite rero maze kumbwira ko wankunze kabisa buriya wateye noneho ewana ni ukuri ko Imana ni coca na orange kamubwire coca na orange umva uribuka karimbo ka kera ngo ibaze iyo nzobe yawe sohokana igikara cyanjye cyakoze umva mwana kamubwira uyu mwana umva nkubwire ngandeba hano mutera imbere ayiwe humiriza ayiwe humiriza nturebe nanjye mumirize si kameramani naho murize oya ushaka urebe kuko n'ubundi wowe nyine kameramani mukora akazi kanyu uri gutinda ngambwira okay komeza humiriza gusa undeba gutya tu umura nta kintu mbitwaye guma hamwe si guma hamwe izo ugiye gukora iki oya wowe guma hamwe tu barugiye gukora iki guma hamwe nanjye ndumva mfite isoni guma hamwe subira ndende umusore agiye kununguza ariko umukobwa ameze nk'arakira agasugi Imana namubonye ntacyo mbona tudusoni mutwe isugi akivuga isugi mvuga ati ku izina ry'Imana data na mwana na roho akivuga isugi wakoze move ya tayari aya ni move nayo ngaho miriza ndi isugi mu mwami Yesu uri isugi mu mwami Yesu wowe ntabwo Yesu yigeze abikora nanjye aka kantu ngiye gukora ni ukugira ngo nkwereke ko nakwishimiye kandi urukundo rwawe narwakiriye naka Imana njye ngira amatsiko nanjye ndumva mfite amatsiko nanjye ndumva mfite amatsiko oya humura wemera gutya undebe mu maso nyose ndakureba kandi umumirije nyine uhumiriza ariko face yawe iri hano Mishu warigenje noneho Mishu warigenje kameramani ariko se kameramani nizere ko ibintu byose wabifashe nizere ko wabifashe you are dying Mishu nanjye kugira ngo nkwereke ko nanjye mba ndi muri cyane aho kantu nako ni akantu k'agasinye kuko sumbwiye ngo nkore ka geste umva urankomye nanjye umuntu aba agusomye mu mutwe umusomye mu mutwe baba sisoma ku munwa ngo bwagusomye ku mutwe mukureho ibyo bintu mukure mutandukane urabishaka urumva bishaka mwemuretse mva Mishu yabishatse ngo yabishatse umva abakameramani bagira inzara ariko se bazane biriya biryo tubirye umva nkubwire umva zana hano ahubwo ngewe mwite munamukora surprise oya bitwaye iki zana hano bizane hano ngewe zana hano iyo myaka mukorera aga surprise ngewe n'umukunzi bizane nta kibazo ugiye kuhita namwakira mwereke yuko ibintu byose kumbwira ngo amafaranga ngo ibiki none se igihe mwahereye kuva wamwakira ngo muhe bizu zirahari nyinshi uzazirya nyinshi